Turabasuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza dufata mu gitondo kugira ngo twige ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ry'abakuze ku isabato byo ku isabato. Uyu mwanya rero tugiye kwiga icyigisho, ni icyigisho cya gatatu kivuga ngo ni icyigisho cya gatatu ku itariki 21 Nyakanga, kitubwira ngo mu buryo burasa ku ntego kandi bw'ukuri. Reka rero mbere yuko twiga icyo cyigisho tubanze twicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu wagaragarije mu mwana wawe. Tugushimiye uburyo urukundo rwawe yarutugaragarije binyuze mu kwitandika ku musaraba, agapfa urupfu rukojeje isoni, ari ukugira ngo ubugingo bwe abumene ku bwacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye yuko wongeye kuduha amagambo meza yo kugira ngo turebere hamwe uburyo twakwatura ibyaha kandi tukabyihana kugira ngo tubabarirwe. Ibyo nabyo ni urundi rukundo wongeye kutugaragariza. Turakunze kugira ngo duhe amaso areba kure kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'urukundo umwana wawe yadukunze, maze mubyeyi turumugarurire kugira ngo dukizwe nawe. Turi imbere yawe rero tuzirikanye n'abari kumva ibi byigisho, turakunze kugira ngo twese duhe imitima icishwa bugufi kandi duhurize mu mwana wawe kugira ngo dusanizanye umugisha wawe. Ibikwiriye byatuma tuzakubona kuri urya munsi tukishimira kugusanganira, ari cyo ukomeza kuturinganiriza maze biduhere ubuntu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka rero dukomeze n'icyigisho cyacu, ariko dusabe Mugabo nk'uko bisanzwe atubanze atwibutse icyigisho twize ejo, hanyuma anadukoreze imereze icy'uyu munsi. Barakoze mwene data ko mu mwanya. Ejo twize iyi ngingo yavugaga ngo kwatura icyaha no kubabarira. Iyi ngingo ngira ngo twabonye neza yuko abantu babiri, umwe aba afite umutwaro wo kwatura ariko n'undi afite uwo kubabarira. Ndetse ngira ngo twabonye neza yuko ubabarira we ufite umutwaro uremereye cyane kuko aba yarakosherejwe. Ariko mwibuke neza twiga imbabazi z'Imana, twabonye neza yuko icyaha cyacu tugomba kugisyonyagiza icyo twakorewe kugira ngo kibe cyatubera mendeze yo kutababarira. Oya, tugomba kubabarira uko byagenda kose, kandi by'umwihariko turanasanga kubabarira nubwo baza kudusaba imbabazi cyangwa bataje, tugomba kubabarira ko ni inshingano yacu. Kugira ngo nibyo twari turi kurebera hamwe ejo, byatubwiraga kwatura icyaha ndetse no kubabarira. Uyu munsi rero kuri tariki 21 Nyakanga tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo mu buryo burasa ku ntego kandi bw'ukuri. Burya hari igihe umuntu aza kwatura agasanga nyine ngo urabona ngo biranga impamvu ngo nabikoze ngo ni uko ngo nari nshonje. Ubwo ntabwo urashe ku ntego. Nibyo n'umuntu avuga ati kuki kujya kumbwira ukabanza kujya guca inkerera mu cyamye, mbwira urasa ku ntego. Dufite ikibazo kivuga ngo ni ibihe byaha bikwiriye kwaturirwa ku mugaragaro mu gihe ibindi byo bigomba kwaturirwa Imana yonyine. Ahantu mumfashe tuhige neza rwose kugira ngo tuhasobanukirwe. Reka dusabe mwene data dusomera muri Zaburi 32 umurongo waho wa 5. Zaburi ya 32 umurongo waho wa 5 haragira hati: nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkureho urubanza rw'ibyaha byanjye. Komereza muri Matayo 5:23 ubisomera umurongo wa 24. Matayo 5 umurongo waho wa 23 nawo haragira hati 23: nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Urakoze cyane. Ibi bintu hano birimo hano ni abane bantu tugomba kwaturira. Tugomba kwaturira Imana mu rwihisho, ubwo ni cyaha twakoreye mu rwihisho. Tukaturana mugenzi wacu icyaha twakoze
ku mugaragaro. Ese icyaha twatura mu rwihisho ni ikihe? Ese nuko tuba twakoshereje Imana cyangwa nuko tuba twakoshereje mugenzi wacu ariko mu rwihisho? Turi buze kubirebaho. Hano kwatura icyaha k'ukuri iteka kuba guteye ku buryo kurasa ku ntego yihariye. Ni ukuza nyine uvuga icyaha uko cyakozwe nta kujya guca inyerera mu cyaha. Ariko kwatura kose kugomba kuba gusobanutse kandi kurasa ku ntego, ukemera ibyaha nyakuri biguhama. Nagucumuyeho, ngira ngo umwana w'ikiraro aravuze ati nacumuye iyo mu ijuru cumura no mu maso yawe Data. Ntibinkwiriye ko nitwa umwana wawe, ahubwo wenda mpake mbe umugaragu. Ntabwo waje avuga ati nyine urabona nagiyeyo kubera ko nari mfite ikibazo. Yaje yatura icyaha cye mu buryo busobanutse. Icyaha cyakozwe mu ibanga kigomba kwaturirwa Kristo, umuhuza umwe rukumbi uri hagati y'abantu n'Imana. Icyaha cyakozwe mu guhemukira Imana kandi kigomba kwaturirwa Imana binyuze muri Kristo. Icyaha cyose gikozwe ku mugaragaro kigomba kwaturirwa mu ruhame. Hari ibyaha bikorwa abantu bakora ku mugaragaro bigomba kwaturirwa ku mugaragaro. Icyo gihe ni icyaha cyakozwe abantu bakakimenya, icyo gihe ku mugaragaro. Ariko hari icyaha ushobora gukora ukagikorera mugenzi wawe ariko ntabimenye. Icyo cyaha cyaturira mu rwihisho, ntabwo kiba cyakorewe ku mugaragaro. Ni uwuhe mugambi wo kwatura nyakuri? Ko twatura ubundi bitumariye iki? Nadusomere muri Samweli wa mbere igice cya 12 umurongo wa 19. Muri Samweli wa mbere igice cya 12 umurongo waho wa 19 haragira hati: nuko abantu bose babwira Samweli bati, sabira abagaragu bawe ku Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Arakoze cyane. Aya magambo keretse gusa wenda nko ku bantu basomye kino gice, aya magambo agaragaza uburyo aba bantu basabye umwami, ariko iki cyaha ntago aricyo bari bakoze, ahubwo aricyo bari bakoze mbere. Noneho kibateza kujya mu banyamahanga, babagira baretwa. Noneho baza gusaba ku kindi cya kabiri, baza gusaba umwami kugira ngo ajye kubarwanirira muri ayo mahanga. Noneho Samweli nawe biramubabaza, nibwo yavuze ati kubera ko uyu munsi ari mu ntuza, hari mu mpeshyi nk'iki gihe nyine hari mu mpeshyi muri Nyakanga. Noneho rero ati rero kubera ko mwahemukiye Uwiteka, ati dore turi mu mpeshyi ariko ngiye gusaba hagwa imvura. Imvura babonye imvura iguye babona ko ari ikibazo gikomeye, nubwo basabye izi mbabazi. Baravuga ati rero dusabira Uwiteka tudapfa, kuko twongeye icyaha ku bindi twari dufite cyo kwisabira umwami. Bivuze iki rero? Bivuze hano ikintu bashaka kuvuga ni ikihe rero? Icyaha bari bakoze bwa mbere ntabwo bacyatuye, ko ntabwo twari tukizi, ahubwo batuye icyo bakoze kigaragara, bakoze ku mugaragaro ku karubanda. Bisabiye umwami baracyatuye, ariko icyo bakoze mbere ntibakivuze. Hano nicyo bashaka kutubwiramo rero, tubye tumenya neza yuko ibyaha twakoze mu rwihisho byaturirwa mu rwihisho, ibyo twakoze ku mugaragaro bikaturirwa ku mugaragaro. Ni iyihe migirire igomba gukurikizwa mu kwatura ibyaha? Ese intambwe umuntu yakora kugira ngo yature ibyaha ni iyi? Dusomere muri Yesaya umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Yesaya igice cya mbere umurongo waho wa 16 haragira hati: 16, nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. Hano bari kutubaza ngo ni iyihe migirire igomba gukurikizwa mu kwatura ibyaha. Kwatura ibyaha tikuzemerwa n'Imana hatabayemo kwikana no kwivugurura kuvuye ku mutima. Hano niyo mpamvu Imana muri Yesaya batubwiye ngo mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Ubu nicyo kikubwira ko umuntu yikanye ibyo yakundaga atangira kubyanga, ubwo yakundaga gukora nabi.
ibyo yangaga gukora neza atangira kubikunda akiga gukora neza. Ubwo nibyo bita kwihana ubundi. Niyo mpamvu rero Imana ntabwo ishobora kwemera kwihana kwacu igihe twihannye tukayibeshya tugakomeza tugakora ibyaha. Ntabwo Imana byemeye. Mu buzima hagomba kubamo impinduka zidakebakeba. Ikintu cyose gitukisha Imana kigomba kwigizwayo. Buriya icyaha uretse ko abantu batabizi cyangwa batabisobanukirwa, buriya kenshi dukunda kubivuga mu magambo ariko ntiducengere ngo turebe. Tuvuga yuko iyo dukoze icyaha tuba twongeye kwibambishiriza umwana w'Imana tukamukoreza isoni ku mugaragaro. Ariko ntabwo ayo maso ntabwo tuyafite abireba. Burya ubirebye wahita ubona nibyo neza 100%. Niyo mpamvu bavuga ngo ni ugukoza Imana isoni. Imana rero ijya ibiturinda. Ibi bibabaza ikintu cyose gitukisha Imana kigomba kwigizwayo. Ibi bizaba umusaruro wo kubabazwa n'icyaha by'ukuri. Nk'uko byagenze kuri Zakayo, umuntu wese wihannye azagaragaza ko Kristo yinjiye mu mutima we abihamishije kureka imikorere y'idatunganye yagiye iranga imibereho ye. Niyo mpamvu wumva nyine abantu bavuga ngo nikannye, ngo narikannye, ngo naretse inzoga. Yarazinywaga agasinda akaryama mu muhanda, ubu ntakibikora. Imihana imigirire yahindutse. Mu rugo ntibabonaga iposho, ubu basigaye baribona. Ibyo migirire yarahindutse. Ubwo hari n'ibindi nyine bindi by'ibyaha nyine byo mu mutima nyine nabyo bigomba kugenda bicika nyine, nk'agasuzuguro, hakabamo kubaha, urwango, hakajyamo urukundo. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nibyo bita imigirire ihindutse. Ibyo nibyo bita kwihana ubundi nyakuri. Imana idufashe kandi bitubashe ko ntitwabyishoboza no muri kwihana, tukwihana tuguhabwa na Kristo. Imana agatumusabe kugira ngo akuduhe, kugira ngo tubashe kugira iyi mibereho ihindutse kandi igaragarira ab'isi yuko twahindutse kandi ko twabanye na Kristo. Imana ibitubashisha mu izina rya Yesu. Amen. Birumvikana kandi biragaragara, biranagaragara cyane rwose. Kwihana bigendana no guhindukira. Niba wihanye, hindukira, uva mu bidatunganye ugendere mu bitunganye. Imana rero iguha umugisha kandi iha umugisha abadukurikiye bose muri iki gitondo, tubibutsa yuko niba ugeze kuri uyu murongo aribwo bwa mbere, wakora subscribe cyangwa se uryohewe n'iki cyigisho, wacyoherereza n'abandi, wagisharinga ukacyoherereza n'abandi, kugira ngo twese twumve yuko kwihana ni ingingo itureba, ariko no guhindukira tukava mu byaha nayo ni ingingo yindi nayo itureba cyane. Ni ukuvuga rero ngo byose iyo bifatanije bituma umuntu agera ku ntego, nk'uko batubwiye, intego itunganye cyangwa se iri ku murongo mwiza. Atari ukwihana ngo numara kwihana ejo wongere usubire mu byo ucyo wari urimo. Ibyo rwose ntabwo ari ukwihana. Imana rero ibaha umugisha kandi mukomeze kuryoherwa n'ibyigisho byacu. Nakagaruka, murakoze. Imana ibaha umugisha.